Nciye ku biro bya Rayon Sport ibintu ari ibicika. Abakinnyi mbonye ku biro bya Rayon Sport ngiye kubakubwira mu kanya. Rayon Sport yatangiye gusinyisha noneho. Rayon Sport ese ikuyeho amafaranga? Ngiye kubakubwira abakinnyi mbonye ku biro bya Rayon Sport, kandi mu kanya gato amakuru mpakuye nuko aba bakinnyi bagiye guhita basinya mu minota mikeya cyane. Ndaje nkubwire ko bimeze muri Rayon Sport. Abakinnyi b'abanyamahanga bo bimeze gute? Umukinnyi ntago ndi butinde, ngiye guza mbibabwira byose. Ndakubwira ko uwo bita Rushema Chris, uyu ni umukinnyi w'umudefense ukina muri defense centrale. Uyu ni umukinnyi ugiye gusinya muri Rayon Sport iminota mike. Ndagukubita indi nkuru bari gusinyira Rayon Sport n'amafoto yagiye hanze. Umukinnyi bamwita Serumogo Ali Omar. Uyu nguyu agiye gusinya, agiye kongera amasezerano muri Rayon Sport kuri kabiri. Twamaze kubabwira ko uyu mukinnyi agomba kongera amasezerano kuko Lotifi yamaze kuvuga ko ari umukinnyi ufite experience, bityo kugira ngo bajye kuzana umwana wo muri Mukura bakoresha uyu Serumogo. Ibyo byose ngiye kuza twicare tubiganireho. Ndanakubwira ko Rayon Sport umukinnyi w'umurundi umaze iminsi ari mu Rwanda akina nimero 8 yitwa Tambwe Glory. Uyu nguyu Tambwe Glory, uyu nawe amaze iminsi mu Rwanda, yatsinze ibitego. Ndaza kubikubwira byose mu kanya, reka nze tubiganireho. Ndanakubwira abakinnyi b'abanyamahanga igihe bazatangira gusinyira muri Rayon Sport. Ana amakuru nkandagiye ndimo nigendera rwose. Umuntu arambwira ati ibyo wabimenye, ibi ngibi ugombe ubimenye neza. Rero reka nze mu kanya tubiganireho. Nge ndi SP Panda, hano ni kuri Panda TV Rwanda. Ese wakoze subscribe, like urayikora buri kiganiro cyose dukoze? Niba ubikora uri umuntu w'umugabo cyane. Reka nze nkubwira zandani muri Rayon Sport, amakuru yihuse cyane mba ngombwa guhita nkubwira rwose. Ari breaking news. Perezida wa Rayon Sport akiva muri Tanzania agiye guhita akora action nyuma yo kuganira na Engineer Hersi. Uyu ni chairman w'ikipe ya Yanga Sport Club yo muri Tanzania. Amakuru meza rwose ngiye guhita mbaha nuko uyu perezida wa Rayon Sport Tadeo, abantu bavuga ati ngarabeshya, agenda abeshya abantu bagiye bamwikoma, ariko nibyo hari byinshi yagiye abeshya, ariko ubu noneho amakuru n'impamo. Nuko ngiye kukubwira ko bamwita Rushema Chris. Murabizi ko inkuru twagiye tubabwira kenshi ko uyu Rushema Chris yamaze kuganira na Rayon Sport. Twarabibabwiye, tubabwira ko bagiranye ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu Rushema Chris yamaze kugera i Kigali, ari ku biro bya Rayon Sport aje gusinya amasezerano muri Rayon Sport. Rushema Chris arasinya amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport. Ese amafaranga ari buze guhembwa, ibyo byose ndaza kubibakorera mu nkuru ndi bubakorere. Kontra ye irabigira imibiki? Ese ni imyaka ingahe? Ni 2. Amafaranga Lokritoma nangahe? Umushahara we wa buri kwezi nangahe? Ibyo byose uyu nguyu araza gufatanya na Yusudianye muri defense ya Rayon Sport. Yusudianye Rushema Chris, Yusudianye Rushema Chris. Iyo ni defense ya Rayon Sport. Na Aimable baracyamufite. Aimable nubwo mwabonye ko byatarangiye neza muri Rayon Sport, ariko aracyafite amasezerano ya Rayon y'undi mwaka, nta kipe iramushaka. Rero mumenye ko uyu Rushema Chris nk'umukinnyi w'umunyarwanda Rayon Sport iguze neza. Nisinyisha umukinnyi uri ku biro bya Rayon Sport, irabisinyishije umukinnyi mwiza cyane. Rushema Chris ni umukinnyi mwiza cyane muri defense ya Rayon, afatanyije na Yusudianye uraba kapiteni wa Rayon Sport. Yusudianye ni uraba kapiteni, araba ari ibintu byiza cyane. Haratasinya ubita Omar Serumogo Omar Ali Omar. Uyu nguyu ni umukinnyi wo kuri kabiri, yakinnye kuri kabiri, ne warangije sezio akina kuko Ombolenga Fitina wabonye ko hajemo agatotsi. Uyu ni umukinnyi ugomba kongera amasezerano, ari ku biro bya Rayon Sport. Uyu wa gatandatu rwose mu masaha agiye kuza ndahita mbakubita indi breaking news ivuga ko basinye, igihe basinye n'amafaranga bahawe. Ibyo byose ndi kubigutegurira kuko ntagomba ku biro bya Rayon Sport ntamaze kubona abasinya. Ibyo byo ubimenye, ni inkuru mbanze kukubwira.
ikindi usibye Serumogo mwarabonye ukuntu yakinye sezo Lotifi yamaze gutanga ko ari we mukinnyi aho kugira ngo bafate uriya mwana wo muri Mukura wari bagiye gusinyisha ugifite n'umwaka wabagoye. Mukura yabasabye miliyoni yabasabye Obedi Mukura yabasabye miliyoni 20 bakivuganira n'umukinnyi. Urumva ko byari guhita bigorana cyane. Rayon Sport rero yamaze gufata icyemezo ndetse na Lotifi baganiye yavuze ko Omari Serumogo agomba kongera amasezerano kuko ni umukinnyi mwiza wigara umukuru mukinnyi ndetse umenyereye na equipe. Rero baravuga ati bagomba kumwongera amasezerano cyane ko nta n'ikipe yindi imushaka. Baravuga bati uyu ntagagoranye cyane. Serumogo rero arasinya. Undi mukinnyi umaze iminsi rwose Kigali wari utegereje ko perezida aza bakamusinyisha bamaze no kumvikana byararangiye. Bamwita Tambwe Mar Glory. Uyu nguyu avuye mu Burundi muri sezi ishize akina nka nimero 8 muri sezi ishize yatsinze ibitego 9 nka nimero 8 atanga assist 11 muri season ishize. Urumva umukinnyi ukomeye. Ni umukinnyi rero ndaza kukubwira ikipe avuyemo n'ubundi mu Burundi. Ibyo byose ndi kubigutegurira nuko mbaye ngukubise izi za breaking news amakuru yihuse cyane kugira ngo umenye ko kuri Rayon Sport ku biro byayo hari ikintu kigiye kuhabera. Ikindi uraza kubimbwira nyuma nikitaba ubwo ninjye urabava yawo kubwiye ibihuha uze kubikurikirana cyane. Nikitaba unyite ko ari nge wavuze ibihuha. Aya ni amakuru aba yizewe mba ngomba kukubwira. Rayon Sport iraza kujya gusinyisha iratangira gusinyisha abakinnyi bo hanze mu minsi iza mu cyumweru gitaha iratangira gusinyisha abakinnyi b'abanyamahanga. Mwarababonye abaje ejo twagiye tubereka, mwarababonye abo bita ba Hamedi mwaramubonye, Mohamed Sher mwaramubonye, mwabonye uriya mukinnyi ni Ryan mwaramubonye. Aba ni abakinnyi bagomba gukora test. Umwe azakora test undi azahita asinya. We azasinya mu cyumweru gitaha amaze kuvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubu ari muri hotel Kigali agomba gutegereza Lotifi na Lotifi Zuzu, afami ya Lotifi na Lotifi Zuzu nabo bagatangira imyitozo ku wa mbere. Umusibejo ku wa mbere Rayon Sport irahita itangira imyitozo, itangire ikora imyitozo n'aba banyamahanga n'abakinnyi bazakora test batangire gutangira kugeragezwa. Rero nibwo bazatangira gusinyishwa. Icyo nicyo nashakaga kukubwira ngo mbanze nkubwire ko Rayon Sport hari action igiye kubera ku biro bya Rayon Sport. Nuko bimeze ni inkuru nagiraga nkugezeho. Ibindi byose reka dutegereze umwanya muto uri buze ndagukubita izindi breaking news zuko aba bakinnyi bamaze gushyira umukono ku masezerano. Reka dutegereze turebe. Ndi ku biro nanjye ndahicaye. Irajyaho mpitanye kugezaho. Irajyaho burira nakubwiye za ndani ziri kuvugwa muri Rayon Sport. Ikindi ngiye kugenda ntagenda ntakubwiye nuko umukinnyi bamwita Akayezo Jean Bosco. Uyu ni umukinnyi wakiniraga ukina kabiri neza, akina kabiri n'umukinnyi mwiza. Gorira irahashye iguza umukinnyi mwiza Akayezo Jean Bosco. Mwaramubonaga ejo bundi kuri tapi rouge yanga kuvuga ikipe yagiyemo, ariko ubu yamaze kumenyekana. Akayezo Jean Bosco yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri Gorira. Uyu ni umukinnyi wa Gorira kuri nimero 2. Uyu ni umukinnyi mwiza mvuga ko ari we nimero 2 ya mbere mu Rwanda. Akayezo Jean Bosco nubwo yagiye mu ikipe itaramugaragaje neza, ariko ni umukinnyi mwiza umaze gusinyira ikipe nziza ya Gorira. Icyo nicyo nahasoza ntakubwiye. Reka nsoreza aha, ntago nshaka kubatindira. Iyi ni Panda TV Rwanda.